Hello friend, nizere ko mumeze neza. Ubu rero guys ngiye kukwigisha uko wagira amategiste nk'aya ngaya uri kureba guys, ukajya ugira wandika nk'aya amategiste uri kureba guys. Nta kindi urakora rero, uragenda muri Play Store udownloading app bita Fonto Keyboard. Numara kuyidownloadinga uraza guys, numara kuyidownloadinga kuri Play Store uragenda uyifungure, ni yitwa Fonto Key. Uraza uyifungure uyikoreho. Numara kuyikoraho guys, urahitamo ama keyboard urashaka gukoresha, nyine uzajya ukoresha ubuzima bwawe. Kubera nge nahisemo iyi ngiyi iriho terebye, okay, niyo ndaza nkandeho. Nimara kuyikandaho guys, ndahita nkanda hano switch, mpite nshyiraho Fonto Keyboard. Kubera yari yobewe na keyboard, ndashyiraho Fonto Keyboard ikandeho. Nimara kuyikandaho guys, urareba ko byagiyemo. Ndajya muri message zanjye, nimara kuzijyamo guys, urareba ko byahindutse. Urareba yuko guys ibintu byacu byakunze guys, urareba ko bikora nkuko nabiberetse. Aha, izere ko musubishwe guys.